za Kizito Mihigo wagize ibyago, avuga ko ari ibyago urafungwa, nyuma yo gufungwa tubwire gatoya wenda tunyuremo mu buzima bwo muri gereza mu gakeya, noneho nimuvuyemo niki ubona igitandukanye? Biratandukanye cyane. Ubuzima bwo muri gereza n'ubuzima nk'uko mubyumva nyine butari bwiza, nta n'umuntu wakwifuriza undi kujyamo, ariko iyo umuntu ahageze yiga kubya kwakira igihe harimo, ndetse akaba nabyo yitabye Imana tariki ya 17 Gashyantare 2020, ni ukuvuga ngo hashize imyaka igera kuri 6 yitabye Imana. Uyu mugabo yakunzwe n'abatari bake ku isi muri rusange ndetse no muri Afurika, by'umwihariko abagaragara mu idini rya Katolike, kuko yakoze ibikorwa bikomeye byagiye bishimisha abanyarwanda, by'umwihariko abicishije mu ndirimbo. Uyu mugabo wo kwitaba Imana kwe yaramaze gufunga inshuro zigera kuri 2. Inshuro ya mbere ubwo yashimiye Perezida wa Repubulika wagiye amusabira imbabazi. Ku makuru arambuye turaza kubigarukaho mu imbere gato. Wumva byibuze ariko mu myaka ingahe uzarongora cyangwa ukagira urugo, umuryango? Ibyo ni ku byifuzo byanjye, ibyo ntekereza. Ibyo ntekereza ni 30. Kuri 30 nta kintu ndahindura kabisa kuri 30. Ariko ntushobora kwirengagiza yuko nobody knows. Kuri tariki ya 17 Kanama mu mwaka wa 2022 nibwo mu Rwanda hose humvikanye inkuru itari nziza, ubwo Ivan Burabyo Buravan waruherereye mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yari yagiye kuvurwa yaje kurangira abaganga bavuze ko yitabye Imana. Yarwaye indwara ya pancreatic cancer, indwara yaje kumarana igihe kitari kirekire ndetse ihita imuhitana, ariko benshi yabasigiye ibikomere mu mutima wabo ndetse bazahora bibuka. Bakundaga uburyo aririmba, uburyo yitwara, ariko mu by'ukuri ngo yari afite inzozi zo kuzashaka umugore yujuje imyaka 30, ariko ibyo ntibyamukwiriye kuko nk'uko yabyivugiye ntabwo ubu bizi ibyo Imana iri gupanga cyangwa se icyo ubuzima butugenera. Njye nitwa Theophile Murego, ndahari kugira ngo tuzajye tubana mu makuru acukumbuye, ibyegeranyo utamenya aho biva usibye ku Mulava Media TV. Ngusaba ko umwe mu bagize umuryango mugari ukanda ku ibuto rya subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi, ibyegeranyo bicukumbuye bireke kuzajya bigucika. Yapfuye afite imyaka 27. Kuri ubu hashize imyaka 4 yitabye Imana. Yakagombye kuba afite imyaka 31, ariko ntabwo byakunze. Jya muri comment ushyiremo imitima imenetse niba waramukundaga. Afatwe ndibaza avugira urwego gute? Ni ukwiyitira urwego? Ntabwo byemewe. Abandi bati Pfla na Jay bagirana beef. Nta beef bano bahungu bafitanye. Aba ni abasore twemera, ni abarejande. Hip hop nyarwanda murayizi aho yavuye, murabizi naho yateretswe. Yitwaga Tuyishime Joshua, wamenyekanye ku mazina nka Jay Polly, wakunzwe n'abatari bake mu njyana ya hip hop. Yapfuye hagana mu mwaka wa 2021, apfira mu bitaro bya Muhima, aho bari bamukuye muri gereza ya Mageragere bagiye kumuvura. Uburozi bwasanzwe mu mubiri we bwa methanol bwasanzwe mu kinyobwa bari banyweye, bavanzemo ibintu bigiye bitandukanye. Uyu mugabo witwa Jay Polly kugeza na n'ubu nta muntu ndabona umusimbura mu bijyanye n'umuziki we yakoraga, kubera ubu ntago abahanzi bo mu Rwanda dusigaye tubona ko barenze, ahubwo hari kwaduka indirimbo z'ubucucu ndetse z'ubugoryi, aho kugira ngo haduke impano nshya zazasimbura ba Grafrere. Urabona nk'abantu bari kuririmba indirimbo zitwa Jundika Amazi, I'm sorry, ntago bari ku rwego rw'aba basitari. Jay Polly wababaje abanyarwanda n'abanyarwandakazi, by'umwihariko abafana ba hip hop. Yaje gutangazwa ko yitabye Imana hakoreshejwe ibinyobwa banyweye, nubwo bitaje kumvikana neza muri societe, kubera ko benshi ntago bumvaga uburyo ki yaje kunywa ku nzoga agapfa wenyine, abandi ntibapfe. Abandi baribazaga bati se inzoga ziremewe? Iyi nayo rero ni to maso turi kunibaye mu maso we itegeka makana rwitegeka makana ayo ngo nanyu ntabwo
uyu tugiye kuvuga yitwa Virgile Karuranga yapfuye afite imyaka 29 apfa tariki ya 5 Mata mu mwaka wa 2020. Ni ukuvuga ngo hashize imyaka igera kuri 6 yitabye Imana. Yamenyekanye nka DJ Mira waririmbye indirimbo zagiye zikundwa n'abantu benshi ndetse akavanga n'imiziki mu buryo bwiza abanyarwanda n'abanyarwandakazi bishimiraga. DC bose burya bapfuye badashatse usibye umugabo umwe Jay Polly. Uyu mugabo witwa DJ Mira yari umugabo munini ndetse ubyibushye wakundwaga n'abatari bake. Abakobwa benshi bamugiriraga crush bakifuza ko yarongorwa nabo, ariko ikibazo gikunda kubamo wa star ukundwa n'abakobwa benshi ukabura amahitamo bikaza gutuma nyuma y'imyaka myinshi udashatse. Hari abantu benshi bibaza icyatumye aba bantu b'ingirakamaro baravuye muri sosiyete nyarwanda, dore ko bari bafite ibintu byinshi baproducinga kandi birenze. Kuba utaruzi DJ Mira ni ukuba utarakoreshaga telefone, wari utunze muri zimwe telefone mbi zizwi nka butushi, naho kuba wari utunze smartphone ukaba utazi umugabo witwa DJ Mira, ukaba utazi Kizito Mihigo, ukaba utazi Ivan Dravan, ukaba utazi Jay Polly, waba ufite ikibazo gikomeye twakwirukankiriza kwa muganga bakareba ikibazo ufite bakagusuzuma, byaba na ngombwa bakaguha n'igitanda. Hano ni ku Mulava Media TV aho tukugezaho ibyegeranyo bicukumbuye ku basitari ndetse n'ibindi bintu biteye ubwoba ku isi muri rusange, ahantu utigeze ugera ndetse n'ibyo watekerezaga ko bitabaho, tukaguhishurira ukuri nyako ukaza gusobanukirwa. Kwibutsa niba ushaka gukomezanya natwe kanda kuri subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu makuru, ibyegeranyo bicukumbuye, ubushakashatsi n'ibindi bintu byiza tuzajya tugirira abanyarwandakazi n'abanyarwandakazi bakanze subscribe bakiyandikisha kuri uyu muyoboro w'Umulava Media TV. Dufite umurava mu kubashakira inkuru nk'izi ngizi zicukumbuye, ariko niba warakundaga umwe muri aba bagabo jya muri comment section wandika izina rye ushyireho imitima ibabaye cyangwa ushyireho inuma wandike ngo rest in peace my brother. Reka mbashimire mwebwe twabanye ku Mulava Media TV, njye nitwa Murego Theophile, muze kugira ibihe byiza.